ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. Uri umwami twizeye, ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. Uri umwami twizeye, ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. Ku kidendezi Betesida hahoraga umurwayi wari umaze imyaka 38. Yari yarabuze umuntu wamujugunyamo, ubwo amazi yindurizaga abafite ababo baramutangaga. Yesu hanyuze urategeka, uwo muntu yikorera uburiri bwarataha, kuko uri umwami ufite imbaraga, iyo utegetse birakumvira. Yesu uri umwami twizeye, ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. Uri umwami twizeye, ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. Yesu uri umwami twizeye, ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. ubukwe bw'Ikana i Galilaya wahatashye ubukwe, wari wabutashe nk'abandi bose. Yesu we, ibyo kunywa birashira. Yesu we, Mariya arakubwira. Yesu we, ko hari ikintu wakora. Yesu we, uhindura amazi kuba divayi, abaraho baranywa bashira inyota, kuko imbaraga zawe zingana. Yesu we, Yesu uri umwami twizeye, ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. Uri umwami twizeye, ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. Yesu uri umwami twizeye, ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. i Betaniya kwa Lazaro bahakoze igitangaza, izina ry'Imana rirubahwa. Lazaro wari umaze iminsi 4 mu gituro, warategetse n'ijwi ryawe rirenga, Lazaro arasohoka ari muzima. Abaraho baratangara, kuko imbaraga zawe nyinshi zingana. Yesu, kuko imbaraga zawe nyinshi zingana. Uri umwami twizeye, ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. Uri umwami twizeye, ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. Yesu uri umwami twizeye, ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. Uri umwami twizeye, ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. Uri umwami twizeye, ubasha gukora ibiruta ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri. Uri umwami twizeye, ubasha gukora